Ndabasuhuje nanone mbahaye ikaze mudukurikirana umunsi kundi hano kuri Kirabo TV mugubwe neza ni karibu cyane mu kiganiro tugiye kuganira hamwe imiterere y'ikirenge cyawe tukareba uburyo isobanuye byinshi ku buzima bwawe. Turarebera hamwe rero ubwoko butanu bw'ibirenge, hanyuma uraza kurebamo urebe ikirenge cyawe urahita umenya icyo bisobanuye cyangwa se icyo bishatse kuvuga. Ubushize twarebye ku kiganza cyangwa se uburyo intoki zikoze ugahita umenya imico n'imyitwarire y'umuntu urebeye ku ntoki ze. N'ibyo kiganiro utaragikurikiranye ukirebe ugikurikirane hano kuri Kirabo TV. Rero tutirengagije n'ibindi bice by'umubiri nk'intoki, ibirenge nabyo burya bishobora kugaragaza uko umuntu ateye bitewe n'imiterere y'ikirenge cye. Ubushakashatsi rero bwakozwe hashingiwe ku mano ndetse n'uko akoze. Aha rero ushobora kureba uko amano yawe akoze bikaguha ishusho y'uko uteye mu buzima bwawe busanzwe. Niba hari umuntu wifuza kumenya uburyo ateye, ushobora kureba ku kirenge cye gusa ugahita umenya uwo muntu uko ateye. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe, ntucike iki kiganiro. Mu moko atanu y'ibirengero tugiye kuganiraho, tugiye kuvugaho nonaha, urabasha kumenya cyangwa se urabasha kuvanamo uko icyawe giteye n'uko uteye. Niba ufite ikirenge gifite amano asumbana buri ryose risumba irindi, nicyo tugiye guheraho. Ufite ikirenge rero buri rino risumba irindi, icyo bishatse gusobanura niba ikirenge cyawe gifite amano ariko iry'igikumwe risumba ayandi, bishatse kuvuga ko uri umuntu wisanga mu bandi ndetse woroheje, ukunda kumva bagenzi bawe ndetse ugira amarangamutima. Ntabwo ukunda amahane, ukora uko ushoboye ngo ushake amahoro. Ngubwo rero ubusobanuro cyangwa se icyo bishatse gusobanura ku muntu ufite ikirenge giteye gutya. Ikindi kirenge tugiye kurebaho ni ikirenge cy'umuntu ufite amano atatu abanza areshya neza. Niba ikirenge cyawe gifite amano atatu ya mbere areshya mu gihe abiri asigaye ari magufi, bishatse kuvuga ko uri umuntu uri irresponsible, ukunda amakimbirane, ntabwo ujya ufata imyanzuro ihamye, wikundirira hano kwinezeza. Reka turebe nanone ikirenge, ufite ikirenge gifite ino rya kabiri rirerire kuruta ayandi. Niba ikirenge cyawe rero gifite ino rikurikira igikumwe ari rirerire cyane kuruta andi, bishatse kuvuga ko uri umuntu utagira udushya muri wowe, ntabwo ukora uko ushoboye ngo uzane ibindi bitekerezo. Ufata ibyemezo uhubutse utanabanje gutekerezaho icyemezo ugiye gufata. Ugira rero imyitwarire mibi kuko utareba kure. Ngubwo rero ubusobanuro cyangwa se icyo bishatse kuvuga ku muntu ufite ikirenge kimeze gutyo. Niba rero ino ryawe ry'igikumwe risumba andi yose mu gihe asigaye ari magufi akaba areshya, bishatse kuvuga ko uri umuntu utuje mu buzima bwawe, ukunda gutekereza cyane mu buzima, ukunda gutekereza ukibaza kuri buri kimwe, ugira ibitekerezo byubaka, ufata umwanzuro wabanje gutekerezaho neza. Ntabwo rero ukunda kugira amarangamutima kuko uzi yuko yagukoresha amakosa. Reka turebe nanone ikindi kirenge gitangaje. Niba ikirenge cyawe gifite amano ameze gutya, uri umuntu utangaje kuko si benshi bafite iki kirenge. Ugira ubuzima bwubakiye ku ntego, ugira ibitekerezo bihamye cyane, uhora wumva wagira itandukaniro n'abandi. Ushaka rero ko wagira ibitekerezo bishya kuri buri kimwe, uratandukanye rwose, ntujya wifuza gusubira inyuma ukundi. Ngubwo rero bumwe mu bisobanuro bw'ibirenge bitewe n'uko biteye. Ntabwo dusoreje aho ngaho gusa, tugiye kurebera hamwe rero nanone ibintu birindwi biza ku isonga umukobwa yitaho kureba ko ufite igihe abona umushaka. Niba uri umusore ushaka umukobwa, hari ibintu burya umukobwa yitondera kureba cyangwa se umukobwa yibandaho kureba biza ku isonga kugira ngo abe yakwemera cyangwa se abe yaguha umwanya. Iyo umusore rero yegereye umukobwa bigaragara ko ashaka kumutereta cyangwa se amushaka w'urukundo, hari ibintu wahita yitaho kureba niba bifite koko cyangwa se niba birimo. Harimo kubaseka neza, kuba afite igihagararo ndetse n'ibindi. Usesenguza umukobwa yihutira gukora mu minota mike, abakobwa n'abagore benshi babuhuriyeho. Ntabwo butwara igihe kinini akwigaho, ahubwo bifata igihe gito gishoboka. Umukobwa rero afata igihe gitoya cyane bishoboka kugira ngo akwigeho. Ibi bintu rero bikurikira abakobwa n'abagore babyitaho iyo muhuye akabona ko hari icyo umushakaho.
Ikintu cya mbere umukobwa areba imiterere yawe cyangwa se imiterere y'umubiri wawe nimba uri umusore. Imiterere y'umubiri wawe rero ibivuze ikintu kinini kuri we. Abakobwa n'abagore benshi bakunda umusore wubatse umubiri, bityo rero iyo muhuye yita kureba ibiro byawe n'ingano yawe. Ikindi cya kabiri umukobwa areba isura. Iki ni igice abakobwa n'abagore bakunda kwitaho. Iyo ubonye cyangwa se iyo abonye ufite mu maso hakurura atangira kukwiyumvamo kabone n'ubwo waba uri muto wenda wakuruta. Iyo abonye ufite mu maso hagaragara nabi ntabwo ashobora kukwiyumvamo biva kure cyane. Mu bintu yita kureba areba mu maso, haba harimo ubwanwa, umusatsi, umunwa uko uteye, mbese muri make umukobwa cyane cyane areba ku isura yawe bikamukurura. Ikindi uko ugaragara, hano harimo uko wifata, uko ukora umusatsi wawe, imigaragarire yawe muri rusange, hano kandi n'imyambarire yawe ayitaho cyane. Ikindi ni icyizere. Ukivuga ijambo rya mbere riba rihagije. Icyizere wifitiye kigaragara, buri mukobwa cyangwa umugore akururwa n'icyizere yakubonyemo. Rero iyo ukivuga ahita akumva, agahita umenya uwo uriwe. Ikindi ni ibiganiro. Igihe utangira ibiganiro ngo abyishimire kuko yumvamo biba biri kure, rero bisaba ko akwishimira. Iyo amaze kukwishimira, ibiganiro uvuga akakwishimira, na mukobwa cyangwa umugore wifuza ikintu kimubangamiye. Bityo rero mu magambo uvuga, mu biganiro uvuga, ujye uvuga amagambo ashimishije. Ikindi abakobwa bakunda umuntu ubasetsa cyangwa se ubaganiriza akabishimira, uganiriza yishimye. Igihe ugira ibiganiro ushobora kumusetsa bihoraho, biroroha kwigarura umutima wawe mu gihe umusetsa. Nanone inseko, uburyo useka kuri we habona koko niba uri umwizerwa cyangwa uri indyarya. Iyo akubonamo rero ko uri umwizerwa biroroha cyane ko kwiyegurira. Wowe wibwiraga ko umukobwa cyangwa umugore afata igihe kinini akwigaho, siko bimeze, ahubwo atangira bwa mbere mugihura. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu umukobwa agenderaho kugira ngo aguhitemo cyangwa se aguhe umwanya. Niba ugiye gushaka umubano n'umukobwa, ujye witwararika kuri bino tuganiriye. Reka mbashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva dutangiye kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Mukomeze mugubwe neza aho muherereye, kandi mukomeze mudukurikirane. Niba utarakanda subscribe, ndagusaba ukande subscribe aho ngaho wanditse subscribe mu nyuguti zitukura, unyeganyeze n'akazogera kugira ngo ibiganiro dutegura bizajye bibageraho igihe. Ni kuri Ciao TV. Bye.